munyemerere tuvuge ku nkuru y'urukundo itangaje. Inkuru y'urukundo rw'umusore n'umukobwa, aho umusore ari mutoya mu myaka naho umukobwa akaba afite imyaka myinshi cyane, ariko kuri uyu munsi akaba ari umugore n'umugabo. Umusore yitwa Sabimana Abdullah, ni umuyisilamu, akaba azwi ku izina Burino, naho madamu we ni Karine. Aba bombi bafite inkuru y'urukundo itangaje, ndetse ubukwe bwabo bwabaye mu 2022. Uko bahuye bameze, umusore yari akiri umusore ariko umudamu yari umudivorce. Inkuru y'urukundo rwabo bayikoze mu ibanga kuko kuyishyira ku karubanda ntabwo byari biboroheye. Mu buhanya bwabo bivugira bavuga ko ku munsi wa mbere babitangaza ko bakundana, abantu bahise batangira gushwishwisha amagambo avuga ngo ngo waramurozi, ngo yewe, ngo mbega uburozi bw'isombe n'ibindi bitandukanye. Eske bazi ko uburozi bugira garanti? Ubwo yaba yaratenze kurangira. Bakimara kumva iyi nkuru, abantu urabazi ukuntu bahindura inkuru, bahise batangira ngo yewe, ngo buriya, ngo nta mafaranga ngo uriya musore yakurikiye, ngo kuko uriya mugore yari yakoze gatanya, ngo yewe, ngo nta mafaranga, ngo nta kindi, ngo kandi urugo ntiruzarenza amezi 3. Bavugaga yuko ngo umugabo wanjye ankurikiye amafaranga, yego, ngo namara kuyabona nyine amezi 3 azashira twatandukanye. Aba bombi kubera ibyababayeho baje kwicara batekereza ku nkuru yabo, basanga bayikinnyemo filimi, byaba ibintu byiza cyane. Bakinnyemo filimi bitaga True Story. Iyo filimi True Story yaganaga akariho, imvuga kugana akariho, wumve inkuru yabo y'ubuzima bwabo ndetse n'ibikomere cyangwa se amagambo ashenjagura umutima bagiye babwirwa mu gihe cy'urukundo rwabo. Uyu musore akomeza kandi anyomoza abamushinja ko yakurikiye amafaranga cyangwa se yashatse uyu mudamu kubera amarozi. Avuga ko atari byo, ari urukundo yamukunze, ndetse ashingira ko kubera imyizerere ye ko ari umwisilamu. Avuga ko intumwa yizera Muhammad nayo yashatse umugore umuruta. Ibyo rero akavuga ko kubyumvisha ababyeyi ko akunda uyu mudamu byamworoheye, ndetse n'urukundo rwe rw'ukuri akavuga ko yumva nta kosa yakoze. Ibyo intumwa Muhammad yakoze uyu musore yizera nawe ari byo yakoze. Ntabwo nakurikiye amafaranga, ahubwo nakurikiye urukundo. Wakurikiye urukundo. Uyu musore kandi mu burakari bwinshi no mu ifuhe ryinshi ahera ko atanga gasopo kubamushinja ko adakunda uyu mudamu, cyangwa se kubamushinja ko amuca inyuma bitewe n'uko uyu mudamu akuze atabasha guhaza ibyo yifuza cyangwa se iby'umubiri we wifuza. Ushobora no kubikora niba wenda naba nanashakanye n'umukobwa muto, nabikora. Ariko njyewe namukunze mbishaka kandi mfite umutima ukunda, ntabwo ntekereza ko namuca inyuma. Nuko urukundo rukora. Ku ruhande rw'umudamu we akomeza ashimangira ko yamushatse nawe amukunda ndetse cyane. Avuga ko ibyo bavuga by'amafaranga atari byo, kuko n'ubundi baje kubaka urugo, uyu musore akamurusha amafaranga kandi menshi. Avuga ko ndetse yaje no kuba umukozi w'uyu musore, ariko uyu musore akaba atumva afite ibitekerezo byo kumuta cyangwa se byo kuvuga ngo samukunda. Ari naho ahera abwira abamutegaga iminsi ati sibyo, anasubiza abamubwiraga ngo ni amarozi, avuga ngo sibyo kuko ari amarozi yaba yarataye garante, cyangwa se hari ibimenyetso burya umugore uba waruze umugabo agaragaza, kabone naho yaba yiyoberanya ngo akunda umugabo, ariko ibyo bimenyetso biragaragara. Uyu mudamu wakomeza avuga ko akunda umugabo we, kabone naho abantu bavuga ibyo ntacyo bimubwiye. Akomeza avuga ko ngo n'ifoto apostinga kuri TikTok, hano yahavuze nanjye tuvugisha ukuri, hari ukuntu hari kubavuga nanjye ndagukora aka kaganiro nanjye ndi kubavuga. Ariko n'ifoto ngo bapostinze ngo guturuka ku mutwe kugera ku musozo, ngo izo komenti zose ni ziba zibavuga nabi.
foto turayipostinga bagashyiraho comment ugiye nko kuri TikTok yanjye cyangwa iya Sheri urebye comment ziba ziriho wakibaza ngo aba bantu bari bujye mu buriri bumwe baryame cyangwa bagiye kureba imyanzuro y'isi comment. Nyuma yo gusubiza ati izo komenti zanyu ntacyo zidutwara, nta nubwo dutaha ngo tuzitekerezeho, ahubwo twe twikomereza ibyacu nk'abashakanye kandi bakundanye. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko urukundo rwabo ni urukundo rw'ukuri. Urukundo kandi si imyaka, kuko imyaka ni imibare, ahubwo urukundo ni abantu babiri barebana bakiyumvanamo, urukundo ruturutse mu mutima. Si urukundo rugenzwa n'amafaranga, si n'urukundo ruturutse ku mabwire, si n'urukundo rw'imiryango cyangwa se icyene wabo ngo n'uyu, ahubwo ni urukundo rw'ukuri. Yego, abandi bakavuga yuko ngo yashatse umugore ukuze atazabyara, ariko twarabyaye kubera Imana. Ubwo no kuvuga ngo rero icyo nkundira ababyeyi kabarye nibajya bakibagirwa. Nk'uko mubyumviye barabyaye. Twasanze ubukwe bwabo bwabaye muri 2022, bafite umwana mukuru, dore nguyu. Ushobora kwitekereza ati none se ko mbona bafite umwana kandi bakaba bambaye agatimba n'ikositimu? Nibyo, ariko ibi biba buri mwaka, kuko buri mwaka bagira isabukuru y'ubukwe bwabo. Iyo bagize isabukuru y'ubukwe bwabo bongera bambara nk'abakoze ubukwe, mu rwego rwo kugaragariza abababwiraga ati ntimuzamara amezi 3, ntimuzamara 2, muzahita mushwana. Bakagaragaza ko urukundo bakirufite muri bo, kandi urukundo bakundana koko ari urukundo rw'ukuri. Ikindi bavuga gituma bakora igisa n'ubukwe buri mwaka, nuko bakoze ubukwe abantu ntibabyemere, bakavuga ngo ni ibihuha. Baba bakomeza berekana ko ubukwe koko babukoze, kandi ubukwe bwabo atari ikinyoma. Mu magambo makeya, uru rugo cyangwa se uru rugo rw'abakundana bafashe umwanzuro wo kubwira n'abadashaka kumva izi nkuru ko bakundana. Biratangaje, ni gute se wumvishe inkuru ya runo rugo cyangwa se y'aba bantu bakundana? Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Jean Olivier, Imana ibarinde.